ubundi umufiance wa nibutse ko wabembye ndabyibutse uwo muntu murambwira ni muntu ki umuntu ntazi ubasha kujya kuzana umuntu anga tutazi kivejo n'umuntu mwitse iwabo barasenga niba barakora mu byo by'amasengesho ibaze yaranize nubibone gutyo ugiye ngo ni inzererezi nkwe ku muhanda n'umuntu wize primaire yigiye naha secondaire Bugande university muri Kenya ibaze ko naminurije hanze n'umuntu kundi ni wabo bakunda Imana cyane ndumva yarize koko aho se yitwa nde umuntu ko ntazi numva ngo ari mujomba rwose ntabwo nkwiye gahunda ni mu nzira ndi kuza mfite surprise ese hari umuntu uvuga surprise saba ndaje vuba sawa merci rero love you bafite ukuntu abiteguye bafite ukuntu yateguye rero niziko mbona umeze nk'umuntu utishimye kubona ntazi uko umeze mu maso ndi kubona ibintu yavuga rero byaba surprise nziza utari kureba kandi urabizi surprise ugomba kugutungura uko byambera kose umeze gutya barantegeye ndaje papa wa mushira wanjye yahageze ari hano muri salo nizeye ko twapanze neza gahunda ntimuze kuntenguha mwebwe icyo mukora ni uguceceka ibintu nyine mukura twabipanze tugende rero tugende ubuyana hageze umva sheri iravuba rwose ubwo nanga ibintu byagiye kuza nkambwira ama surprise n'ibiki koko ko ushobora kuza kumbwira keke ibimeze gute amatariki yanjye y'amavuko ntabwo aragera nawe ko tuza njye amatariki yanjye y'amavuko ntabwo aragera ubwo ngubwo ibintu ushaka ni ukugenda muza n'amakeke njye rwose ibyo bintu sinjya mbikunda sheri sibyo nawe ufite pressure wemera neza urabizi ko uyu munsi mfite nuza flight ndaje gato tundi tungiye gutegura ariko iminota 5 ndamageze iminota 5 sawa nyine gira vuba ariko rwose njya muri surprise sinjya mbikunda Kadumba gusa ni wowe mwana agiye kureba ka beach man niho ndi kamama kuyo ngashaka nkora ibintu by'ama surprise nje sinzi rwose ibintu kwanshakaho urumva gusa nakundi wabigenza ngiye nihanganye nahageze urabizi nawe sinjye ngakunda rwose singakunda n'umunsi wari shakire ko wamanga kiriya kigore cy'umugabo kiriya kigore cya papa wa ndagiku ariko shaka ugire mu buryo giteye gifite tahe gifite amabuno Kadumba gusa ujye ukibona rero kiguciyeho ariko nta kibazo aho bataha ndahabonye urumva ubwo nigize nkawe ngiye mu bantu baca ariko ndahabonye ibyo bintu nibyo ngiye nanga ibintu byumbwira wumva wowe uri kuneza nkubwije ukuri ngiye nahabonye kiriya kigore cya papa wako ukivuze bakakira no kugifata ukagitari ejo nagiye kumurongo sawa urumva ariko tunari tukareke akaba kumuka by'amaturu bikora byihuse ukura mu nzira wetegereza kamanze numva ibyo bari kumbwira ubundi we nugirwanya kabeje nzahita nkakwihera nanu Kadumba guza ubugo ryo nkoreye wowe wagiye kunira ipantaro gusa ko yacitse mu maguru we yari ntoya none yose yaracitse byararangiye sawa turaza kuvuga gusa nabashaka amahane ibintu muri bose Tambeshe sikwiza muri urayizanye ahubwo se witeguye kuri agatambaro cyane kibasi okay surprise
fiyanse nababwiraga twitegura kuzanabana nose ko mbona nta morale mufite mwese mwarakaye ko mumeze gutyo mwese bimeze bite Ngibi wanzanye mu rwose ibintu byanzanye uri kumira ngo ni surprise ni ibingibi wankoreye none se ari mwebwe mwarakaye ari n'uyu yarakaye byagenze gute wiki oya ishobora kugira wiki